reka mubwize kuri wa mubyeyi wa mugore ukiri muto, niba ukiri kumwe n'umugabo wawe ujye upfuka museye gushima Imana, kuko umwuka w'Imana umuvuyemo yararagutaye. Nawe wa mugabo nujya uba uri kumwe n'umugore wawe bugaca bukira, ujye ugenda mubwisha atanahari vuga ngo Mana ushime kuba mwikiri kumwe n'umugore wanjye. Hari abantu bajya bagera ahantu bari kurira batari bamenye icyabaye nabo bakarira. Rudukura ogose urubanza rwogupfa aradukunda bangenza ariko reka muri byo naretsanzwe nkora n'ubundi ntabwo ibintu nari bimenyereye byo gukoresha turatunga bitari byaza. Ariko reka tujye muri Mariko igice ni cya 5 n'ubundi busome gusa. Mariko igice ni cya 5 ndahera ku murongo wa 21. Mariko igice ni cya 5 umurongo wa 21-43 si hari ni hari ariko ngiye ntabwo ndi busome kuko nagerageje gufata ibisomo mu mutwe. Ninza kugenda nsoma mu mutwe nawe ugenda ukurikirana n'isomo kuri Bibiliya yawe. Amagambo tugiye kwigana umunsi aravuga ngo Imana ifite ibidukwiriye humura. Ndongera nsubiremo, Imana ifite ibidukwiriye genza ute? Abinyumba, Imana ifite ibidukwiriye genza ute? Humura. Kubera iki nahise mu mutwe w'amagambo? Hari igihe umuntu abona undi yabaye mutera imbere akumva yuko hari imigisha y'Uwiteka atangiye kwitwara yose. Hari igihe ubona wari urwaye maze mugenzi wawe yakira ukibaza ngo bukiyakize mbere yanjye kandi nararwaye imbere ye. Ariko reka mubwire ngo Imana ifite ibidukwiriye genza ute? Humura. Amagambo ubwo nari ndi kuyasoma naje kugira ikibazo. Hari umuntu tukunda kuvuga ngo ishyari ni ishyano. Ishyari ni ishyano. Kubera iki navuze ngo ishyari ni ishyano? Naje gusanga ndi gusoma aya magambo, umuntu wari ufite ishyari, umuntu wari ufite umujinya ntabwo ari umupagani, si umukoresha w'ikoro, ahubwo yari umufarisayo, umukuru w'abizera. Kigera muri kucyumva? Uyu muntu wari ufite ishyari ntabwo yari umwizera usanzwe wari useseka, ntabwo yari wa wundi wenda wigisha iciro ryo ku isabato, ntabwo yari wa wundi uza ngo ajya kwigisha mu mutwe w'abasenga, ahubwo uyu muntu yari mukuru w'itorero. Ese si ikibazo? Yari umuyobozi w'isinagoge. Umugabo yitwaga Yayiro. Amagambo abashaka kuyasoma neza mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose. Uwifuzwa kuri page ya 231. Ndongera nsubiremo page 231. Uyu mugabo yari afite agakobwa akarimba menyemukazi. Ngo ninde wazuye? Ninde wazuye agakobwa?
bamwe ngo w'Imana, ngabandi ngo wa Mariya. Niko muri kuririmba. Oya mwivuga kumujya kuririmba. Umwana w'Imana. Ariko reka mbabwire igihe uyu mugabo wakwibaza mu byagenze ute. Reka turi abantu barwaye. Uzi ko arwaye. Nitwese oya urususi ni barwaye. Ivuge wimvuge. Ni bande bazi ko barwaye. Yesu wari umuganga w'abaganga. Yesu wari inshuti y'abantu bose. Yesu wari inshuti y'abarwayi. Yesu wari inshuti y'abanyabyaha bose. Bumvishije ngo aciye ahantu runaka abarwayi bose bava mu nzu. Ndasoma ngerageza kwihuta. Ngo nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, abantu benshi bateranira aho ari iruhande rw'inyanja. Hakurya ni hehe? Ngo nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, abantu benshi bateranira aho ari iruhande rw'inyanja. Umwe mu batware b'isinagogi, abatware b'iki? Umukuru w'itoro rya Mariya. Tawe mvuze atagiruza kunsanga nyuma y'ikibwiriza. Ko yayirowe ari kurira. Impamvu mutwamagambo bavuze ngo humura, Imana ifite ibidukwi. Maze uyu mugore arangije bari kubyina, ari guhimbaza Imana, ari gushima, maze abandi baravuga ngo yemwe yayiro ngo yarababaye, yayiro yarafite agahinda, yumva ko uyu mugore yamukubita, yumva ko yazajya Petero umunwa kugira ngo Yesu akomeze. Ngo maze bagihagaze aho ngaho bagiye kumva bumva intumwa iraje. Abantu bakunda kubika muraho. Maze uyu mugabo aza amaguru yazingiye ingata, araza abwira Yayiro ati, Yayiro wikwirirwa urushya umwigisha, umwana yapfuye. Namwe mubitekereza. Wahamagaye umuganga, wahamagaye umuntu uramukeneye, niwe wagize kugiye tute kumwishakira. Hari undi urwaye aramukijije, uwabagenje ute apfuye. Maze arangije uyu mugore arangije agira akababaro cyane, maze amaze gukira, ariko Yayiro we arababaye. Haje n'umwe umubwira ngo umwana wawe amaze gupfa, wikwirirwa urushya umwigisha. Maze Yesu aramubwira ngo humura, umwana wawe ari buze kubaho. Amen. Humura, umwana wawe ari buze kugenza ute? Isi nibizo n'ibyande. Isi nabayirimo bayo. Matayo 6:25 haravuga ngo ni iki kibatera kwiganira. Murebe Imana igaburira uburabyo, irabwambika, igaburira ibisiga ndetse n'ibikona n'ibiguruka. Mbese none izaburite kwita ku muntu yaremye ku shusho yayo, mwabafite kwizera guke. Mureke twizere n'ibintu byose Imana izabiduriza mu izina rya Yesu. Maze Yesu aramubwira ngo humura, umwana wawe ari buze kubaho. Maze baragenda, bagezeyo basanga hari abari kurira, basanga hari ugenze ute gukiza uwo mugore. Amen. Yesu amaze gukiza uwo mugore uburwayi, akajya gutembera mu bavuzi, ngo yafashe ibyatunze byose, ibyo yari afite byose abimarira mu bavuzi kugira ngo arebe yuko iyi mihango y'abagore yagenze ute. Ariko biranga, bigenze ute? Nawe mufate imyaka 12 ajya kubaganga, bigera igihe baramubwira ngo ntabwo azakira. Ngo ariko yumvishije Yesu. Amen. Abaririmbyi baza kuturirimbira muki? Ni Yesu wenyine ushobora kugenza ute kugukiza. Aba baganga nubwo bari baramuhakaniye, hari n'abamubwiraga ngo ni icyaha cyatumye agenza ute arwara. Reka turabantu baruga bitewe n'ibyaha. Oya, Abisirayeli bari bazi yuko iyo bagerwagaho n'ikintu kibi, iyo bagerwagaho n'uburwayi, nta kintu byari bisobanuye kuri umunyabyaha. Twese tukaba turwaye. Yego, kandi twese turarwaye, ahubwo nuko zitari zagaragara.
zigaragara mu bigenzo bitandukanye. Ariko namwe murebe noneho Yesu arangije mugihe ari kugenda agiye kumva wa mugore aho yari yicaye, yumva inkuru nziza yuko agiye guca ahantu hamwe n'iwabo. Arangije afata inzira aravuga ngo yemwe birashoboka yuko ntabasha kugera aho Yesu ari, birashoboka yuko ntabashobora kuganira nawe, ariko naho nakwicara mu bandi bari gutambuka ngakora ku ncunda ze ndaza gukira mu izina rya Yesu. Ababyeyi cyangwa abagabo cyangwa abasore bajya baririmba bitwa ngo ni hili, bajya baririmba ngo shikilia pindo, akama nta muntu kazi shikilia pindo lake, nta muntu isi numwe mwayumvisheho ngo Yesu ngo nuwaje agakora ku ncunda z'umwenda we arakira. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Maze uyu mugore arangije araza, reka ngerageze ku breakinga, ngerageze gucagaguramo. Uyu mugore yagiye mu mihango bwa mbere. Mu mihango tuganire, mu mihango iyo umubyeyi cyangwa umukobwa agiye mu mihango y'ababyeyi cyangwa y'abakobwa ikamara iminsi 3 yumva nta kibazo, yego, ikamara icyumweru yumva nta kibazo. Iyo bimaze ibyumweru 2 atangira kugira ubwoba akavuga ngo wenda birarangira. Iyo bimaze ukwezi ajya kwa muganga, ariko uyu we byamaze ukwezi kwa mbere kiwore, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, umwaka ugizwe n'amezi angahe? 10 mukube inshuro 12 yamaze amezi angahe? 140. Amezi 140 ari mu mihango. Yemwe reka mubwire ngo ntabwo mu gihe cya kera bari bafite tuntu tw'abanyabazungu dutuma wenda twifashisha neza. Uyu mubyeyi wenda yari afite abaturage bamuhaye ibyaha, najya bigiye dute birashira. Ntabwo yari afite amafaranga yo kujya ahantu ngo ajye gukoresha ibyo ashaka, ariko uyu mubyeyi ikintu cyamubayeho yatangiye kugenda anukira inzira. Mbese murukumva ko barafite? Reka mabwire iyi si ni bidida. Umukobwa arabura imihango icyumweru kimwe mu kwezi akarira. Ahageze ararira. Iyo azi ko yasambanye ajya kwa muganga cyangwa mbere yuko ajyayo akabanza ajya kwipimisha ngo arebe akagenza ute ko atwite, kumutari kubivuga. Ariko yatasambanye mbese yajya kwipima inda, ahubwo ajya kwa muganga avuga yuko yabuze imihango, ariko ntabwo yajya avuga ngo menya ntwite. Ari ukuyibura ni ibibazo, ari ukuyibona igihe kirekire n'iki ni ibibazo. Ariko uyu mubyeyi we byari bitandukanye, byari sinzi ko nabyita niba ari emergency. Namwe mufata umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, umwana wavutse mu myaka 12 iyo atari kijibwe uramutuma agatumika. Ari muri Kongo yabaga azi gukama, yego, ako ntabwo nzi gukama. Nigeze kujya kuvumba amata utamenya gukora, vuye ibyumba, fasha gakoni katatu bitwa Mugesera, arambwira mwana wanjye hara ni mu nka za bene wanyu ujya kuvumba baraguha amata. Ndagenda nari nambaye inkweto bitaga ngo ndi wani, mu by'ukuri ntabwo nari nzi kwimira. Akanyana karagenda nagakurikira nango muri umutandi we nkanyerera nkikubita hasi. Maze umugabanya amata niba yarandebye cishe mije aravuga ngo uyu mwana ni 6 nazi kwimira hana amata ndi mumuhe. Banyimye amata basuka mu bicuba kandi bambwiye ngo ni muri bene wacu. Maze wa musaza amaze kuzuza amamata mu gakozi k'akarinjanja, nagiye mfite inzara y'amata. Ariko Imana ishimwe nayavuyeho, nuko navuyeho nari nyafite. Ariko uyu muntu we wari urwaye, wari urenge, wari ubabaye, mu by'ukuri mbese yarakibona n'amata. Oya, niba kuba muri gusoma bavuze ngo yari umukene, yari iki? Maze aragenda, amaze kugenda ahura nande na Yesu. Maze Yesu kuko batubwiye ngo ari kugaragaza maze Yesu aravuga ngo ninde umuzeho, ninde ugenze ute, ninde umuzeho. Namwe murebe Yesu
umugore amukozeho, yashatse ko agaragaza ishimwe kubera umugisha yahawe. Amena. Yashatse ko agaragaza ishimwe bitewe n'umushaka nshuti. Komeza ngo ntabwo impano zikomoka ku butumwa bwiza zigomba gupfukiranwa cyangwa ngo zimirwe ngo zishimirwe rwihishwa. Ntugatsubiremo. Yesu amaze gukiza uwo mugore uburwayi bwe, yashatse ko agaragaza ishimwe kubera umugisha yahawe. Ntabwo impano zikomoka ku butumwa bwiza zigomba gupfukiranwa cyangwa ngo zishimirwe rwihishwa. Bityo Imana idusaba kubwira abandi ineza yayo. Imana ntabwo icyubahiro. Ngo bityo uyu mugore bakomeje kutubwira ngo amaze kugenza ute, amaze gukira, yafashe kanya nafata ijambo, atangira kuvuga ukuntu yarwaye, atangira kuvuga uburyo yagiye kwa muganga, atangira kuvuga uburyo ibyo byose byashize, atangira kuvuga uburyo n'umugabo we yamwanze akamuta. Mbese hari umugabo apfa kubana n'uyu mugore? Uyu mugabo yaba afite umwuka w'Imana. Niyo yashobora kubana nawe si kubwe no kubw'Imana. Kuko Satani ikintu cya mbere yanga n'umuryango. Yanga kuko mu muryango niho habonekamo itorero, mu itorero niho habonekamo igihugu. Nshuti bene data, niba bagiriwe neza, wijya upfukamira ngo uhishe amashimwe yawe, ujye uyazana uyatubwire, maze natwe tuvuge ngo niba Imana yarazanye bariya nanjye izazana abanjye, niba Imana yarakijije uriya natwe izadukiza. Reka nkubwire gushima bibabaza Satani kuko turi kuvuga ngo Imana yacu irashoboye. Nshuti bene data, reka mbabwire, Imana ifite ibidukwiriye. Humura. Reka nsabe, niba hari umuntu ufite uburwayi bumuremereye, ahagurukira hasi. Turebe bagenzi bawe ngo barakubaza ngo mbese ndwaye iki? Kurwara ni ukwawe, uburibwe ni ubwawe, no gukira ni ukwawe. Yego wenda bagufasha gushima Imana, ariko ububabaye ni ubaturuki. Imana yakishije uriya mugore, nawe yagukiza. Imana yazuye agakobwa ka Yagiro, nawe yagukiza. Nshuti mwene data, ariko umwuka byamaze gupfa muri wowe, Yesu yabizamura. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Niba ari uburwayi, Yesu aravuga ngo aravuga bikaba yategeka. Hagurukira aho uri gusenga.